kumenyera ukarenza urugero. Nase we ntabwo ajya gukoraho. Niba nkora ko umugabo wanshatse we waranshatse. Ugushaka se bisaba iki? Icyatumye agushaka nanjye nicyo cyagushaka. Ntabwo ubizi se. Isikana biyi iminsi musigaye wagira ngo murwaye mu mutwe. Noneho wowe bigera ukabona nagahuma munwa. Ubwenge wagira ngo barabufiduye neza. Aho se madakomba numva mwahereye mu gitondo mucyocerana ubundi hano habaye. Ndeka wa mugabo. Uyu mukozi arananiye njya hano wamukuye ntabwo mbizi. Umukozi ni gute yagukotura mutanganya ubwenge? Nagutumye umukozi buzima. Utazigera nkoga ngo anteshe umutwe. Ariko uyu mukozi muri uru rugo niwe kigeragezo cyambere. Mutumye amazi yo koga mu maso. Reba ibasanzaniye mukomeze. Yirebe nawe yirebe do. Nese umutima amazi yo koga ucitse amaguru. Nese ubu niba mabyutse naniwe sibyo? Uyobeye ko nkwite rwose. Niba mabyutse naniwe raya amasaha mbyuki. Nkatuma umukozi amazi. Ni ikibazo nawe ubwo ugiye kuza kumfatanya nawe rero. Ubundi la boss avugisha ukuri rwose. Reba ijya bahereye afura. Kuva mu gitondo kugeza aya masaha. Ubuse noneho igihe hazaba harimo n'imyenda y'umwana bizajya bigenda bite? Nako ndi kumva umushyigiki. Ariko byose mba nabikoze bose reba ahantu hose arakubuye dore imyenda irani. None ni kuki ibikoresho tubigeze byangiritse ntumbwire ko byangiritse? Ni mabuja wayimennye agiye koga yahituye hasi. Ntabwo niyo bikubwiye. Ni njye ugomba kubivuga se ko ibikoresho wabibuze. Ese ko wasitaye ejo bundi nkabona urayimennye amazi akameneka. None ni njye ugomba kubivuga. Nakubaza ukambwira ngo nawe ugiye yamena niba uyagira ngenda bizinze ukuntu yamena. Umva kado guhera ubu sinzongere kumva ucyecyurana n'umugore wanjye. Nimujya mugirana ikibazo ujye undindira mve ku kazi uzubimbwira. Aramenyera akarenza urugero wagira ngo ndiye mugabo wanshatse hano muri rugo. Njye uzamwirukane. Kwanza rutera ruvamo ngenda ruvamo ndarusohokamo. Kose bosi kundeba mabuja yarakaye byahataye. Muri make urashaka kusenyera. Oya ntabwo kugusenyera rwose. Ese nuje ugasanga nta kibazo gihari. Harya nkuri mangara. Nkuri mangara. Bose ntabwo anyirukana se burabona nabaho gute. Wakoraga neza ariko buri iyo umukozi ashaka kwitwara neza cyangwa karamba mu kazi bamaye cyangwa mu kazi ko mu rugo ni uko yumvikana na nyirawe. Ngaho ntacyo ngiye gushaka icyatuma twiyunga nta kibazo kugira ngo munyirukane rwose ubu najya n'ababyeyi ngira. Ndebe witetse cyangwa nayo ndagukemanga ni gute umugore wanjye yicaye ku ntebe wowe ukajya munsi ukamutogotesha ukagira ngo ni inkono y'ibijumba cyangwa hari ibindi uri gukurikirana? Ese ko asanze nicaye hano njye nta kintu rwose nakora. Nta bindi uri gukurikirana? Ahubwo waraje azahita nereka indobo imbere ndi gufura none se urabona n'adatose yansanze hano ndi kwifurira ahita atera intebe hano aricara. Wafuze iki guhera mu gitondo? Byose byanitse amashuka yanyu rwose mujya kogana muri dushe durabona byose ko nabikurikira. Kabiri kangahe ngenge kogana amashuka? None sujya muri dushe yambaye ubusa iyo mugiye ku gasozi ko mukenyera amasumo. Ni kangahe bakwigishije ko amasumo atari amashuka? Ni amasume narinjijwe ngo ni amashuka. Ariko se kuki ubwenge bwawe mba mbona bungana nk'uko ureshya? Ese ndeshya gute? Ureshya n'ubwenge ufite. Hari ibyo nta mfite ubwenge bwinshi kuko ndi muremure. Nese ntabwo uri muremure gusumba abandi. Kuko nuko utanabireba ahubwo ngiye sinzi uburyo ukozemo. Iforomyemo yaranyobeye. Mbabarira nkivuga none. Ufata ibikoresho byose wabihoma wagura ibyawe iyi base sanga indi shyashya kuko mubyangiritse ntabyo wigeze umbwira. Ubikora mu mushahara wawe. Nareba kugira ngo munyirukane nanabikoresha no ku mafaranga yanjye nta kibazo ariko murakoze rwose. Sawa ubundi nazongera nyine uze kumbariza mabuja ikintu dupfa kuko ndashaka kwiyunga na mabuja. Ntabwo nshaka kuba ndi kumwe na mabuja ndakarira ndeba urujijo. Oya njyewe ntabwo njye mbunga we niwe ugomba gushaka icyo mwapfuye nkaza kugaruka ariko reka ngende numva icyo ambwira icyo ari bumbwire niwo mwanzuro ndi bufate. Nta kibazo murakoze rwose. Byabaye bibi ariko boss afite icyamabuja cyiza buretse agenda mubeshya gake mujijisha boss izaragera cyamabuja nyiriye warunu. Ariko ubundi mbona ubwo natangiye kujya mukora ku itako nkarikoraho agatuza ubundi bitangira gake buriya nimufata ni vuba vuba kananjye banijya ni imirimo yabo ndabanyijya mu mbandi njye kuba koza ibyombo ntabwo byogeje nta namubeshya.